bakunzi ba Urban Gospel Rwanda, twagarutse nanone turi kumwe na wa mugabo mukunda cyane. Rero natwibwire witwa nde? Nitwa MD ariko ubu ngubu ni Barista MD kuko naje gukora coffee mu Rwanda. Nose ko tumenyereye kuri umuhanzi, ibi byo byaje gute? Oya, gukorera Imana bidutegeka no kuba washaka ikintu bakora kugira ngo byose bihurizwe hamwe kugira ngo bifatanyeze kutuzanira ibyiza. Wow. So uri Barista MD ukaba n'umuhanzi MD? Byose ndabikora. MD the rapper. Uzi Imana nkora umurimo w'Imana, no kukazi gushaka ubuzima nkaza nkabikora nabyo. So hano se waje gukora iki coffee ni gute ukora? Espresso machine. Naje gukora coffee mu bukwe, niko kazi kanjye. Mu bukwe. So munagutumiye nko mu kirori cyangwa wenda mu kiriyo wajyayo? Ahantu hose hakenewe coffee. Nje ndahari. Ariko no mu cyaro ugomba no kugera kuko ntago ari wahamenya. Ahantu hose wifuje ko mpagera ndahagera. Iterambere ryaraje kabisa. Cyane. Ni byiza kuba umuhanzi ataririmba gusa ahubwo afite n'ibindi byinshi, impano nyinshi. Turagushimiye MD. Murakoze cyane.